Iyo ubonye umuntu wakundaga, iyo ubonye umuntu mwanyuranye mu bihe bikomeye cyane, iyo ubonye umuntu mwasangiye akabisi n'agahiye, ukumva inkuru mbi mu matwi yawe ngo yakuvuyemo, ni ibintu bigoranye cyane kubyakira. Mu rwego rwo kwicisha bugufi, duhitamo kwambara imyenda y'imikara yanditseho amagambo agira ati rest in peace cyangwa se ngo ruhukira mu mahoro, yaba ari umubyeyi, umwana cyangwa se umusaza. Gusa nanone hari abatazibagirana mu matwi yacu kubera yuko ibikorwa bakoze uyu munsi biracyakorwa nanone, cyangwa se nanone bigakoreshwa mu bundi buryo. Ndavuga nk'indirimbo abahanzi bagiye bitaba Imana mu myaka yashize bagiye basiga bahanze, uyu munsi ziracyacurangwa cyane. Ahangaha niho bahera bamwe bavuga bati rasta never die cyangwa se ngo nta murasta upfa. Gusa icyanzinduye ni iki ngiki, nawe ushobora kuba warabakunze. Ahangaha tugiye kurebera hamwe abahanzi b'Abanyarwanda bitabye Imana mu myaka ishize, bakaba barashenguye imitima y'Abanyarwanda cyane. Ariko nanone uyu munsi indirimbo ndetse n'ibihangano basize biracyakoreshwa cyane, yaba mu ndirimbo zigiye zinyuranye basize mu kubibuka ndetse no mu bindi bikorwa binyuranye cyane. Ahangaha nkahera ko nkwihanganisha niba warigeze kubura uwawe mu minsi mike yatambutse cyangwa se mu myaka yatambutse, komeza kwihangana. Kandi nanone icy'ingenzi ni uko wakomeza kwizera mu Mana kuko Imana ni byose. Wamaze kubyumva, nje ndi Dive Korante, umwe ku mubumbe nkaba intumwa y'ibyegeranyo. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyamamare muri muzika byitabye Imana bikababaza imitima y'Abanyarwanda benshi, ku buryo na n'uyu munsi hari abakibibuka maze bikababaza imitima yabo. Ni benshi bapfuye maze bakababaza imitima y'Abanyarwanda, ariko nta wakibagirwa umuvangamiziki DJ Mira. Ubundi ubusanzwe DJ Mira amazina yiswe n'ababyeyi ni Karuranga Virgile, wavutse mu mwaka w'1990 maze akitaba Imana mu mwaka w'2020. Yapfiriye mu bitaro by'umwami King Faisal. Ahangaha muri ibi bitaro niho yaguye, aho yari amaze iminsi harwariye ibibazo by'imitsi yo ku bwonko. Ngo gusa mbere y'uko apfa ngo yari yumvishe yuko ameze neza, yabwiye n'abakunzi be yuko mu minsi igiye kuza aragaruka. Itariki ya 5 Mata mu mwaka w'2020 ntabwo nzi yuko wayivana mu Banyarwanda kubera yuko aribwo DJ Mira yapfuye. Ikibabaje cyane cyanashenguye abantu nuko yari amaze umwaka umwe ashyingiranywe n'umukobwa Hope Nigihozo. Uyu Hope Nigihozo bari baribarutse mu mukobwa wabo w'imfura bamwita Shani. Yashyinguwe mu irimbi rya Rusororo, akaba atazibagiranwa cyane dore yuko yapfuye ataranuzuza imyaka 30 neza, kuko yavutse mu mwaka w'1990. Bamwe mu ba DJ bagenzi be bavuze yuko ahantu DJ Mira yacurangaga nta rungu ryabaga rihari. Akaba azwiho kandi kuba yaracuranze mu bitaramo byo mu Rwanda ndetse no ku rwego rwa Afurika. Ngaha yacurangiye abahanzi banyuranye, nta n'uwakibagirwa yuko yacurangiye itsinda rya Sauti Sol ryo muri Kenya. Ndetse nanone uretse no kuba yari umu DJ, yagiye akora n'izindi ndirimbo bikaba bituma yuko tumushyira no mu cyiciro cy'abahanzi. Ngaha hari nk'indirimbo yakoranye na Soshomora, akaba indirimbo yakoranye na Christopher Muneza, ndetse n'izindi ndirimbo yagiye akora mu bihe binyuranye. Imyaka irenga 5 ikaba yihiritse amaze kwitaba Imana, hakomeza kwihanganisha umuryango we ndetse n'abamukundaga muri rusange. Undi muntu wapfuye nanone agashengura imitima y'Abanyarwanda ni uwitwa Gogo Gororioza. Musabyimana Gororioza wamamaye nka Gogo, nawe urupfu rwe ni rumwe mu bintu byatunguye Abanyarwanda cyane maze bikabashengura imitima. Uyu Gogo wamamaye ku ndirimbo bita Blood of Jesus yitabye Imana amaze iminsi mike yarari mu gihugu cya Uganda. Ahangaha gupfa kwe ntabwo byigeze bisobanuka neza, ariko byashenguye imitima y'Abanyarwanda nk'umuntu wikundiraga Imana. Ibiganiro byose yakoraga yabaga ari gusingiza Imana muri rusange. Uyu Musabyimana Gororioza wamamaye nka Gogo yapfuye mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri mu mwaka w'2025, akaba ari amezi makeya yitabye Imana. Imana ikomeze imwakire mu bayo ndetse nkiyanganisha n'uwamukundaga ndetse n'umuryango we muri rusange. Undi muntu nanone utazibagirana mu bitwe y'Abanyarwanda nta wundi ni Kizito Mihigo. Niba warakundaga indirimbo z'Abakatolike cyangwa se ugakunda indirimbo za politike, Kizito Mihigo ni umwe mu bantu baririmbaga izo ndirimbo abantu bakamukunda kubi. Kizito Mihigo yavukiye Kibeho mu karere ka Nyaruguru kuwa 25 Nyakanga mu mwaka w'1981, hanyuma yitaba Imana ku itariki 17 z'ukwa kabiri mu mwaka w'2020.
Uyu Kizito Mihigo wasanzwe yiyahuye aho yari afungiye kuri sitasiyo ya Remera, ni urupfu rwe rwatunguye abantu benshi cyane bamukundaga. Gusa mbere y'uko apfa yari yafatiwe mu karere ka Nyaruguru ari gushaka kwambuka ajya mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi mu buryo butemewe. Hanyuma ku itariki 17 z'ukwa kabiri mu mwaka w'2020 asanga yiyahuye aho yari afungiye kuri sitasiyo ya Remera. Ibi bikababaza abantu bamukundaga n'abakundaga injyana ye yaririmbagamo. Kizito Mihigo wamamaye ku ndirimbo z'abakatolike cyane, indirimbo zo gusingiza Imana ndetse n'indirimbo za politike. Abantu baramukundaga, akaba yaramenyekanye nko ku ndirimbo bita Inuma, Nifuza kugusanga, Turi abana b'u Rwanda ndetse n'izindi ndirimbo. Nawe akaba ari umwe mu bantu bitabye Imana maze bigashengura imitima y'Abanyarwanda. Itariki ya 17 Kanama mu mwaka w'2022 urebye twahita umunsi w'umukara ndetse n'iyindi tariki yahise ikurikiraho, kubera yuko muri iyo minsi ibiri ibyamamare bibiri by'Abanyarwanda byarapfuye. Yari umunsi w'agahinda yaba ku bakunzi b'umuziki ndetse n'abakunzi ba filime, ku bantu bakuze bumva umuhanzi bita Buravani ndetse n'abakuze bumva filime za Yanga. Gusa reka turebe kuri Burabyovani wamamaye nka Buravani wababaje benshi kugeza n'uyu munsi ko hari abatariyakira. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Burabyovani wavutse mu mwaka w'1995 Gikondo mu mujyi wa Kigali. Ise yitwa Burabyo Mike cyangwa se Michel, naho nyina akitwa Ukunda Elizabeth. Buravani yize muri kaminuza y'u Rwanda yiga koleje y'ubucuruzi, itumanaho n'ikoranabuhanga, hanyuma havana impamyabumenyi. Hanyuma uyu Buravani wakundwaga cyane cyane n'igitsina gore akaba yarapfuye ku itariki 17 Kanama mu mwaka w'2022. Uyu Buravani akaba yaraguye mu bitaro byo mu Buhinde. Gusa mbere y'uko ajyanwa mu Buhinde yabanjije kwivurizwa mu bitaro bya King Faisal Kigali. Hanyuma bikomeza kugorana, nyuma haza amakuru avuga yuko yari yagiye kwivuriza muri Kenya. Hanyuma nibwo yaje kwivuriza mu Buhinde, ariko ntibyagira icyo bitanga maze yitaba Imana ku itariki ya 17 Kanama mu mwaka w'2022. Ibi byashenguye abamukundaga, yaba abahungu, abasore, ingimbi, abangavu ndetse n'abasaza n'abakecuru, bose bikundiraga injyana yiwe. Uyu Buravani wishwe na kanseri yari yarakoze indirimbo ziramenyekana cyane yaba mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga, dore yuko hari n'igihembo yigeze yatwara cya mbere ari we munyarwanda wenyine ugitwaye. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu kiganiro cyabyo cyihariye. Gusa yamenyekanye nk'uwo ndirimbo yitwa Marayika, Oya, Garagaza ndetse n'izindi ndirimbo. Gusa nanone ntawe wakibagirwa indirimbo y'Imana yaririmbye bayita ngo ni Yesu, naho indirimbo ya nyuma yasize akoze bayita Big Time. Birababaje cyane kuko yapfuye atararushinga, gusa tukaba dukomeje kwihanganisha umuryango we muri rusange, aba bamukundaga, inshuti ze ndetse n'abandi bantu banyuranye cyane bakundaga izina ry'umuhanzi Burabyo Buravani. Mukomeze kwihangana. Indi nkuru yababaje abantu ni inkuru y'urupfu rw'umuraperi Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly. Uyu Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly wabarizwaga mu itsinda rya Tuff Gang yitabye Imana maze bibabaza imitima y'Abanyarwanda, yaba bamukundaga, abari mu gihugu n'abari inyuma yacyo. Tuyishime Joshua wamamaye nka Jay Polly wabarizwaga mu itsinda rya Tuff Gang yaguye mu bitaro byo ku Muhima nyuma y'uko amaze kunywa ibiyobyabwenge by'ibikorano, hanyuma bikaza kumugaruka akaza kugwa ku bitaro byo ku Muhima. Inkuru y'urupfu rwe ni imwe mu nkuru zababaje abantu kugeza na n'uyu munsi, haba bumva indirimbo ze, abamukunze n'abakoze bamufana. Uyu Jay Polly waririmbaga indirimbo nziza zirimo ubutumwa, kugira inama urubyiruko, gukora cyane, kudacika intege ndetse n'izindi ntumwa. Avuga intumwa ze zo mu itsinda rya Tuff Gang yari ayoboye, aho batangaga indirimbo nziza zari zikunzwe n'abantu batari bake muri iki gihugu cy'u Rwanda. Umukunzi we Kesi Kayonga kubyakira byaramugoye, abafana be, inshuti, umuryango n'isi yose muri rusange. Kumva uburyo Jay Polly abavuyemo ni ibintu byagoranye. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo abahanzi bagenzi be baze bamukoreye indirimbo bise Bye Bye Jay Polly, indirimbo yahuriyemo abahanzi barenga 7. Aho ngaho twavuga nka Region wamukoreraga indirimbo, hakaza uwitwa Mico the Best, hakaza uwitwa Marina, hakaza uwitwa Diplomate, hakaza uwitwa Kalifani Kovinda ndetse n'abandi. Uyu muhanzi Jay Polly yasize yanditse ibigwi nyuma y'uko atwaye Primus Guma Guma, irushanwa ryari rikunzwe n'abatari bake. Nyuma y'urupfu rwa Jay Polly, umuryango we, abakunzi be bakomeje kujya basura igituro cye, maze tukaboneraho no kwifuriza umuryango we kugubwa neza.
Muri aba bose twavuze hari n'abandi bantu bagiye bitaba Imana bigashengura imitima y'abantu benshi, ngo ni mu ruganda rw'imyidagaduro, yaba mu bakina amakinamico, mu bakina amakino y'amafilime ndetse no mu bandi bantu bakora ibintu byose bigendanye n'imyidagaduro. Tutibagiwe nanone yuko hari n'abandi bahanzi bagiye bitaba Imana maze bigashengura imitima y'Abanyarwanda. Gusa uyu munsi twavuze muri bamwe bakomeye bababaje Abanyarwanda, ariko nanone bitavuze yuko n'ubutaha tuzavuga ku bandi. Rero nicyo gihe ngutanga igitekerezo cyawe cy'umuntu wumva twazavuga mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, kandi wamaze kubyumva. Iyi ni Dive Korante Official, kandi cyo gukora urakizi. Nk'ibisanzwe nitwa Dive Korante, reka mbabwire ngo ibihe byiza aho uri hose, amahoro y'Imana abane nawe.